Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Urugendo rwa Kibeho, ubutumwa bwa Kibeho, muri iki gisibo turacyakomeza rero isengesho twatangiriye ikibeho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku butumwa bwa Mariya Karara w'ikibeho. Ubutumwa bwe ni ukwigisha ishapure y'ububabare. Ububabare burindwi bwa Bikira Mariya rero, iyo shapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya niyo twahereyeho, niyo yatugejeje muri uru rugendo, yaraduherekeje. Uyu munsi turi kuganira tuyirangije. Ndizera yuko ubyibuka muvandimwe ugana mu ijuru ko twayirangije. Reka rero turirimbe indirimbo ya Bikira Mariya, hanyuma dukomeze tuganire kuri ubu butumwa bwa Mariya Karara w'ikibeho. Twongere twibukiranye ko ikigenderewe cyane ntabwo ari ukugorora ijwi, ahubwo ni ukurushaho gusobanukirwa icyo Bikira Mariya atubwira mu ndirimbo. Muvandimwe ugana mu ijuru, nanjye kuririmba ntari kumwe n'abandi birangora, niyo mpamvu njya nkubwira nti nawe ujye umfasha, ariko igihe wumva uyizi iyo ndirimbo tuyiririmbane. Ntabwo nkurusha kuririmba, ahubwo mba ngira ngo nanjye ngufashe kurushaho gusingiza Imana mu ndirimbo. Ikindi kandi indirimbo kenshi na kenshi mbona ko wenda kuyiririmba igitero n'inyikirizo, nkavuga ni wenda dushobora kuza gutinda mu ndirimbo, kandi hari n'ubundi butumwa tugomba kuganiraho. Ngufasha rero kuririmba ibitero, hanyuma nawe uzajya ufata akanya ukomeze uririmbe haba mu magambo haba mu bikorwa. Icy'ingenzi ntabwo ari ukuririmba byo kugorora ijwi, icy'ingenzi ni uko ahubwo izi ndirimbo zihinduka zikaba iz'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nzasanga Mariya, nicyo nifuza iteka, nzajya kumureba, nicyo kinkomeza, nzajya kumureba. Niwe Yezu yampaye ngo ambere umubyeyi, nanjye mba umwana we, nzajya kumureba. Niwe mubyeyi mwiza, yatwimye ababisha, yanga guhemuka. Nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nzajya kumureba, niba mfite agahinda n'ayandi makuba, bizashira byose. Nzajya kumureba, niwe watwitwariye inema twanyazwe, zagaruwe nawe. Nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nzajya kumureba, Mana yaramukunze, yaramwimakaje, yabaye umutoni,
nzajya kumureba, niwe uzansoza azanshyikiriza. Yezu umwana we, Mariya umpakirwe, umwanya nkiri hano nzabone kuzaza mu bwami bw'Imana. Nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Mariya umpakirwe, umwanya nkiri hano nzabone kuzaza mu bwami bw'Imana. Nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Bikira Mariya mubyeyi udutegeka, ndakwihaye rwose, ngaya amaso yanjye n'amatwi yanjye n'ururimi rwanjye, ndakwihaye rwose ngira ngo nkwereke ko ndi uwawe. Mubyeyi w'imico myiza, kuko ndi uwawe, undinde, undengere, ungire icyo wigengaho. Amena. Ubutumwa bwa Mariya Karara w'i Kibeho. Ubutumwa bwe ni ukwigisha ishapule y'ububabare. Mariya Karara Mukangango yabonekewe na Bikira Mariya ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu muri 1982, nibwo yahise amuha ubutumwa bwo kwigisha ishapule y'ububabare mu bantu bose. Kugeza ubu Mariya Karara amaze kubonekerwa inshuro zigera kuri 20, ni ukuvuga kugeza igihe iki gitabo cyandikirwaga. Ubundi abana bose iyo babonekerwa babona nta muntu uraho babona cyangwa ibintu biraho. Ariko rimwe na rimwe Mariya Karara yasabye Bikira Mariya kubona abanyeshuri bari mu gitaramo cy'amasengesho basenga kandi baririmba, nawe abarimo ariko abonekerwa. Ubwo Bikira Mariya aremera, abamwereka akanya gato kuko ntawe ureba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi mu gihe kimwe. Ubwo Bikira Mariya yamubonekeye ateze amaboko asa n'uwakira ayo masengesho yabo n'izo ndirimbo. Hanyuma aramubwira ati, babwire baririmbe gatatu, nimunkurikira nzabagira abarobyi, nimunkurikira nzabagira abarobyi, nimunkurikira nzabagira abarobyi. Nimunkurikira nzabagira abarobyi, nimunkurikira nzabagira abarobyi b'abantu.
Bikira Mariya rero yeretse Mariya Karara baririmba ngo nimunkurikira nzabagira abarobyi. Iryo jambo akaba ari ijambo Yezu yabwiye ba 12 igihe batoraga, yabasanze baroba, abo yasanze baroba yarababwiraga ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya rero ngo baroha inshundura zabo barazisiga baramukurikira. Mu kubonekerwa ko ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu muri 1982, Mariya Karara yabwiye Bikira Mariya ati, rimwe nabonye abanyeshuri basoma ishusho yawe, ibyo wabikunda? Bikira Mariya aramusubiza ati, ndabikunda cyane, kuko abana iyo bakunda umubyeyi wabo bamwereka urukundo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Bikira Mariya arongera ati, none wowe ntiwampabeze? Mariya Karara ati, sinabigerageza. Amashusho rero hano aragarutse avuzweho, Bikira Mariya arayakunda. Kubw'ibyo rero abantu bavuga ngo gusengera imbere y'ishusho ngo nuguta umwanya, ndizere ko muri aya mabonekerwa tugenda turushaho gusobanukirwa agaciro k'amashusho ya Bikira Mariya. Mu kubonekerwa kw'ikibeho kandi ku bana babonekerwa bose, tubona karacteristique zo kubonekerwa kwabo harimo urukundo rwa kibyeyi rwinshi cyane. Nubwo abaha ubutumwa bukomeye, nubwo abakuramo ibirira byinshi, nubwo abatimbagura hasi, abashyira mu nzira Yezu yanyuzemo kugira ngo bamufashe gukiza isi. Ariko mu by'ukuri abakobwa b'ikibeho Bikira Mariya abakunda byabuze urugero. Ubutumwa bwa Mariya Karara ni ishapure y'ububabare. Kuyivuga kandi tuyizirikana. Ubundi kuyivuga kuwa gatatu gusa mu cyumweru ni byiza. Kuwa gatanu gusa mu cyumweru ni byiza. Ariko ni byiza kurusha kuyivuga kuwa kabiri no kuwa gatanu. Ndetse Mariya Karara abonekerwa bwa mbere hari kuwa kabiri ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu muri 1982. Ubutumwa bwe ni ukwigisha abantu bose ishapure y'ububabare, kandi ubwo butumwa uko abuhabwa na Bikira Mariya niko abutugezaho bwose. Ubutumwa bw'ishapure y'ububabare butwigisha ukuntu Yezu yafatanyije na nyina gucungura isi. Mu by'ukuri Yezu kuza gucungura isi yanyuze muri Bikira Mariya, akifuza ko abacunguwe nawe bamusanga banyuze kuri Bikira Mariya. Bikira Mariya rero umwamikazi w'imibabaro yigishije Mariya Karara ishapure y'ububabare. Ishapure y'ububabare rero nuko yamwigishije kuyizirikana, nibwo buryo twakoresheje, nayo twavuze dutangira uru rugendo rwa Kibeho. Ku buryo rero iyo shapure y'ububabare n'uburyo bwo kuzirikana ntabwo turi bubisubiremo kuko twabivuze nyine tutangira uru rugendo, ahubwo tugiye gukomeza kwiganira ku ishapure y'ububabare. Ubwo ni page ya 503. Gusa mbere yuko tugera ku ishapure y'ububabare, hari n'ishapure isanzwe ariyo shapure ya rozari ntagatifu. Umwanditsi aravuga ngo sinyivugaho byinshi kuko usanzwe uyizi bihagije. Papa Yohani wa 13 yayitaga ivanjiri mu magambo ahinnye, agahora abaza atutazi ku ishapure mu mibukiro yayo dusangamo ubuzima bwa Yezu na Bikira Mariya ninde. Ishapure iyo ari yo yose, nta sengesho Bikira Mariya akunda kurusha ishapure cyangwa rozari. Ni ukuvuga rozari ni amashapure 3. Icyo gihe yari amashapure 3 ariko 8. Narabisobanuye. Uribuka Fatima buri munsi wo kubonekerwa, Bikira Mariya yasabaga abana ko abantu bo ku isi bagomba gushishikarira kuvuga ishapure. Ndetse ku itariki ya 13 z'ukwa 10 1917 niho yabwiye Rusiya ati ndi umwamikazi wa rozari ntagatifu. Ku itariki ya 1 z'ukwa 9 1883
Papa Leo wa 13 muri encyclique ye niwe yategetse ko ukwezi kwa 10 buri mwaka kugomba kuba ukwezi kwa rozari ntagatifu. Bituma rero rozari zivugwa muri uko kwezi, azishyiraho indurugenzi zivugwa muri uko kwezi. Twongeye dusubiremo. Bituma rozari zivugwa muri uko kwezi, azishyiraho indurugenzi ya nyinshi. Atwibutse ko rozari bisobanura ikamba dutura Bikira Mariya ritatse indabyo za roza. Roza bisobanura urukundo. Mu 1886 Papa Leo wa 13 ategeka ko muri kiliziya zo mu mujyi wa Roma hari nyinshi zatuwe Bikira Mariya dédié à la Sainte Vierge, hagombaga kuvugirwamo rozari ishapule 3 muri rusange buri munsi kumara umwaka wose, kandi mu myaka yose. N'ubu buri munsi rozari amashapule 3 ivugirwa muri izo kiliziya z'i Roma zose, kandi izo kiliziya za Bikira Mariya ni nyinshi. Twavugaga rero kuri rozari ntagatifu, kandi twongera kwibukiranya yuko iri sengesho cyangwa se amasengesho yose turi gukora adashobora guhagarika rozari twatangiye. Turacyari rero muri ya magroupe ya rozari, turacyari muri ya matsinda ya rozari. Ayo matsinda ya rozari turacyayarimo kandi turacyakomeje, iyo ntahagarara. Rozari ihoraho igomba kuturanga buri munsi, igaherekeza aya masengesho turimo, igaherekeza ibyo bikorwa byo gukiranuka, ariko tutiyibagije ko tugomba gusenga buri munsi. Muvandimwe, nizere yuko utagiye mu rugendo rwa Kibeho ngo ya rozari wavugaga uyireke. Niba udafite umwanya wo kuvuga rozari ndende, ujye uvuga ishapule imwe. Hari abandi bavandimwe baba batuye izindi, nicyo kuba mu kivandimwe bivuga. Turi muri rozari rero, turi muri groupe ya rozari ivuga rozari buri munsi buri munsi buri munsi, kugeza igihe Bikira Mariya azatubwira ati nimube murekeye aho. Sinzi icyo gihe niba isi zaba yaramaze gukira, ariko icyo ntajya nshidikanyaho nuko n'aka gahenge tubona ku isi gaterwa n'izo rozari tuvuga. Kubw'ibyo rero muvandimwe, niwisuzugure ngo uvuge ngo ngiye mu isengesho mvuga ngo ntabwo rigenda, ngo nta nubwo rimugera. Urivuge wowe, icyo rizakora n'icyo rimara ntabwo kikureba, nta nubwo. Inshingano yacu twebwe aba Yezu ni ugusenga. Ikisengesho rikoreshwa n'icyo rikora ntabwo bitureba, kuko si twebwe tuzarikoresha. Twebwe nidukora inshingano yacu yo gusenga, ibindi ijuru rizabyimenyera. Icyo nzi cyo nuko bitugiraho ingaruka twebwe ubwacu ndetse n'isi dutuye, kubera yuko bituma tuba beza. Ni nk'urumuri tuba ducanye, turabona kandi tukaboneshereza n'abandi. Ntabwo waba ufite itara ngo ugende mu mwijima ngo abandi babone wowe uri mu mwijima, ntabwo byakunda. Nuvuga ngo mbere yo kuboneshereza abandi, nawe ubanza kwiboneshereza. Rozari rero tuvuga ibanza kudusukura, igasukura n'isi dutuye, nuko isi karushaho kuba nziza, cyangwa se iminsi Imana ikarushaho kwegezaho iminsi ya bya bigeragezo, kubera ya minsi ngo yageruwe bigiriwe abatowe. Abatowe ni bande? Ni abari muri Yezu neza. Haleluya. Ngo ibyo bihe byajyaga kuba bibi, ibyo bihe byarageruwe bigiriwe abatowe. Muvandimwe, ayo ni amagambo mazima kandi ari muri Bibiliya. Ntugire ngo nayo mpimbye. Komera rero. Reka rero dusome muri Matayo umutwe wa 24 guhera ku murongo wa 15, turebe rya jambo nari maze kukubwira, amagorwa ya Yerusalemu. Atangira ku murongo wa 15, ariko umurongo nshaka cyane ko tuganiraho ni uguhera ku wa 21. Umurongo wa 21 avuga ngo, nuko rero hazaba amagorwa akomeye atigeze aboneka kuvaho isi yatangiriye kugeza kuri uyu munsi. Icyo gihe nyine bizabera, kandi adateze kuzaboneka ukundi. Ndetse iyo minsi yitagerurwa nta kizima cyajyaga kurokoka, ariko iyo minsi izagerurwa bigiriwe abatowe. Jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Izagerurwa, izagabanurwa, mbese ubukana bwayo buzagabanuka, n'ubwinshi bw'iyo minsi buzagabanuka bigiriwe abatowe. Haleluya.
Aleluya, bigiriwe abatowe iyo minsi y'uburakari bw'Imana y'amagorwa akaze itazongera kubaho ukundi, itarigeze inabaho, izagerurwa, izagabanurwa, izagabanya ubukana, bigiriwe abatowe. Hari amagambo rero umuntu ajya avuga akavuga ngo nibyo baba bahimba, ntabwo ari ibihimbano. Ni muri Matayo umutwe wa 24 umurongo wa 21 n'uwa 20 kugeza kwa 23. Oya, na 22. Naho ngaho muvandimwe uze kuhasoma. Abatowe rero ntago ari babandi bari muri groupe y'abatowe gusa, ubwo nabo barimo, ariko kuko no kujyamo nabwo n'ubundi butwari, ntabwo ari bo gusa, ahubwo abatowe n'umuntu watowe n'umuntu uwo ari we wese wumva ijambo ry'Imana uko riri muri Bibiliya, akihatira kurishyira mu bikorwa kandi nahinyure ubuhanuzi. Niyo definisiyo y'uwatowe, iyo niyo Yezu yaduhaye. Kugira rero ngo buri uwatowe nuko wumvira ijambo ry'Imana ukihatira kurishyira hehe mu bikorwa, ukarisoma birumvikana, ukihatira gusenga. Buryishyira ijambo ry'Imana mu bikorwa ni ukuvuga ngo no gusenga, mbese muri make, kandi ntuhinyure ubuhanuzi. Nudahinyura ubuhanuzi rero uzumva ko ishapure rozari ari ngombwa, kuko Bikira Mariya yagiye azisaba mu mabonekerwa anyuranye yagiriye ku isi hose. Nahinyure iki? Ubuhanuzi n'amabonekerwa birumvikana. Ishapure y'ububabare ntuzayishyira ku ruhande, kuko uzumva yuko yasabwe igihe Bikira Mariya yabonekeraga Mariya Karara i Kibeho. Ntabwo iyo shapure aribwo yari itangiye kubaho, ahubwo yari yaribagiranye. Tugiye rero gukomeza, nagira ngo aho ngaho nguhumurize muvandimwe, nkubwira nti rya sengesho ritoya wenda wowe wibwira ngo ni ritoya cyangwa ngo ni ry'umunyabyaha, ngo rega njyewe ngo mfite n'ibigeragezo byinshi ngo Nyagasani ngo nsenze ntiyanyumva, wowe kora inshingano yawe ariyo yo gusenga, ibindi byihorere. Icyo nzi cyo nuko Imana izagutabara. Kabone nawe icyo kigeragezo cyaba kitari kukuva imbere, ukavuga uti iki cyo ntago kigenda, hari aho bizagera kikanuka, ukanabona n'Imana itakumva rwose, ariko humura. Ngendagira ngo nguhumurize nkubwira ni ibyo nabiciyemo, ariko naje kubona ukuboko kw'Imana gutabara, kandi kwaciyeho ntatekerezaga. Kubw'ibyo rero iyo ntabaye nawe izagutabara. Iyaduhuje izi ko hari icyo nzakumarira. Haleluya. Kandi ishuri nize nanjye narihawemo impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi, kugira ngo nanjye nzigisha abandi nawe urimo. Muvandimwe komera, humura, nawe ikigeragezo cyaba kibyibushye gite, ujye umenya ko kitarusha Imana imbaraga. Ishapure y'ububabare rero niyo ikurikira ishapure isanzwe. Umuntu watura akababaro ntabwo ari ubonetse wese. Bikira Mariya abwira Mariya Karara ati, genda wibutse abantu ukuntu nababaye, ubigisha ishapure y'ububabare. Abagaragu ba Bikira Mariya mwese mugereranye ubwo butumwa. Ni nk'ubw'ishapure ya rozari Bikira Mariya yigishije Dominiko Mutagatifu, cyangwa ubutumwa bw'umudari w'ibitangaza Bikira Mariya yahaye Gatarina Mutagatifu, cyangwa ubutumwa bw'ishakapurari Bikira Mariya yahaye Esteri Fakete, n'ubundi butumwa nk'ubwo. Roho irashabutse ariko umubiri ni umunebwe. Naho ubundi nta wabura kujya avuga ishapure y'ububabare no kuyizirikana nibura buri wa gatanu mu cyumweru. Uyobowe na Bikira Mariya, Kiliziya ikabimwita Materi Dolorosa, umubyeyi w'ububabare. Ndetse n'umunsi w'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya uba ku itariki ya 15 z'ukwa 9 za buri mwaka. Muri Kiliziya iyo shapure y'ububabare irasanzwe, ariko kugeza ubu hose izwi na bake. Yavugwaga n'imiryango y'abihaye Imana cyangwa abantu bafite za devotion kuri Bikira Mariya. Muri za dokima za Kiliziya dusanga ishapure y'ububabare yarahawe umugisha mu masengesho makuru ya Kiliziya, ni ukuvuga amasengesho afite indulgensiya. Ishapure y'ububabare ifite indulgensiya yuzuye cyangwa y'urugero iyo uyivuze ukurikije za kondisiyo Kiliziya yayishyizeho.
Indurugensiya rero ni nk'imbabazi cyangwa impuhwe, mbese kiliziya ishyiraho kugira ngo nukora ikintu kiniki uhabwe imbabazi zuzuye, uhabwe mbese igihembo cyuzuye. Nicyo bishaka kuvuga. No kuvuga rero ngo kiliziya ifite ukuntu igenda nyine igereranya ibintu ikavuga iti nukora iki ngiki uzabona impuhwe cyangwa se igihembo, ariko kituzuye neza, ko nukora iki ngiki uzabona igihembo cyuzuye neza, cyangwa impuhwe zuzuye neza, cyane cyane impuhwe mu buryo impuhwe mu buryo wenda bw'ibikorwa, impuhwe mu buryo bwa kiliziya, indulgence. Ni ukuvuga ijambo indurugensiya rituruka aho ngaho, indulgence bikaba bivuga impuhwe cyangwa imbabazi umuntu agirirwa igihe yakoze icyaha. Kiliziya rero indurugensiya z'ishapure y'ububabare izishyira mu ndurugensiya zuzuye. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ishapure y'ububabare uhabwa igihembo nk'icyo wavuze rozari cyangwa se nk'icyo wagiye mu misa, mbese ubwo ni indurugensiya. Sinzi uko wenda uwo murongo w'ibikorwa bya indurugensiya zuzuye byo ntabwo nabimenya, ariko ni ukuvuga ngo uri ahantu udashobora kubasha kuvuga wenda rozari, wenda ushobora kuba utayifite, ushobora kuba wenda hari impamvu runaka yatumye utabasha kuba ufite ishapure, wenda wavugiraho ishapure wenda tuvuge uri umukristo wagiye wenda ku rugendo, urebye mu isakoshi yawe, ndizera yuko buri wese agendana mu isakoshi ye ishapure. Aho ho ndizera yuko tutari buze kuhaganiraho muvandimwe ngo mpakwigishe, ndizera ko mu byo utwara kuri wowe ishapure utajya uyisiga. Uragiye rero ugeze ahantu ushatse gusenga, usanze wenda ishapure ufite n'iy'ububabare, wenda indi uko wakayivuze ejo wenda wasinziriye uyiraza mu buriri, mu kubyuka rero mu guhaguruka mu isakoshi yari yasigayemo iy'ububabare, noneho aba ariyo uvuga. Ubwo ni urugero nafashe. Icyo gihe rero ugasanga aho kuvuga ishapure ya rozari wenda ufite ishapure y'ububabare, ntabwo wavuga ngo ayiwe ngo ubusenga iyi ngiyi koko ngo nivuga ngo ubuse koko ngo ndahabwa ngo imbabazi, ndahabwa inema nk'izo wavuze kuko rozari yose. Kiliziya iragusubiza ngo yego. Nyiri aha ngaha wenda ndagira ngo nanjye mprofite mvuge ubuhamya bwanjye. Nigeze Bikira Mariya yigeze kuza ansanga ndyamye, nanjye kuko iyi shapure y'ububabare nakubwiye ko Kibeho sinagiyeyo, n'iki gitabo nigeze kugisoma rimwe ariko sinabitindaho, nari umwana mutoya. Muri make ubu butumwa nanjye ndi kubwumva bumbereye bushya. Noneho rero icyo gihe Bikira Mariya yaraje arambwira ngo kuki utajya uvuga ishapure y'ububabare. Ndamubwira nti ntago nzi kuyivuga. Arambwira ngo ndayikwigisha. Nese urayinyigisha ntayifite? Arambwira ngo ngiye kukwigisha kuyivuga. Ibyo bintu byaranangaje kuko buri hari ukuntu najya mvuga ishapure isanzwe nkayivugira ku ntoki, nkaba nzi ngo intoki 10 ni ndakuramutsa Mariya 10. Naba ntayifite cyangwa se kwa kundi uri mu turimo two mu rugo, burya hari ukuntu ukorera ku ntoki cyangwa se ugakorera mu mutwe. Ngewe ndabishobora rwose. Bikira Mariya yabinyigishije, yanyigishije ukuntu waba mu turimo two mu rugo kandi uri kumwe nawe, ku buryo nshobora kumara rwose. Hari ubwo njya mbikora, kandi n'ababikira b'abakararisa n'abandi bose bafite wenda izo devotion mariale benshi nuko bakora. Ubu uri mu turimo ariko uri kumwe na Bikira Mariya. Ubwo rero yanyigishije. Ubwo ariko uko navugaga ishapure isanzwe nyine ya rozari, nkaba narangiza rozari yose. N'ubu ndayikora rwose rozari amashapure ane nkayakora ndi mu kazi ko mu rugo, guteka, kumesa. Iyo ndi kugakora ntabwo bimbuza gusenga. Ibwo wenda iyo ni témoignage ukwayo. Noneho rero icyo ndashaka kukubwira ni iyo shapure y'ububabare. Mbwira Bikira Mariya ntabwo nayishobora, nta shapure y'ububabare mfite. Kandi kuko icyo gihe uretse ko numvaga mama yivuga, ariko nta nubwo nari narageze nyitunga, kandi si kera pe, ntabwo ari kera. Nuko ubwo rero Bikira Mariya arambwira ati ngiye kuyikwigisha uko uzajya ubigenza. Anyigisha ukuntu nzajya mbigenza. Rero arambwira ati intoki zawe ni 10. Ntiyego. Noneho nkavuga ngewe numvaga niba ndi bukorere ku ntoki 10 ndi buvuge nagera hagati nkibagirwa aho ngeze. Arambwira ati rero ukuntu uzajya ubigenza, ujye ubanza uvuge ndakuramutsa Mariya 2. Ukuntu rero geretse nk'ubu ngubu uri kundeba nibwo nabasha kubikwereka, ariko fata intoki zawe uko ari 5, uhine 3, noneho utangire 2 zisigaye.
ubwo nkamenya ngo icyo ni ikiganza kimwe kirangije ngafata ikindi kiganza cyanda kuramutsa Mariya noneho 5 byaranyoroheye cyane ndavuga niyo nari kuziko bishoboka kuko numvaga bidashoboka 10 zo kuzivugira ku kiganza numvaga bishoboka ariko 7 numvaga nta bishobora gusa namenya ngeze kuyakangaye hari igihe buryo buri gusenga ukagira gutyo ukasa n'utwarwa n'akantu ko kurangara ukagarurwa n'ishapure ufite mu ntoki buryo ishapure n'ikiberaho nuko dukebura urasenga wageramo hagati ukavuga uti naringeze he ugasanga wenda uko warangaye uko watekerezaga ukuntu abana batagiye wenda kuvoma uko bikwiye uko watekerezaga twatubazo two mu rugo ubwo uri muri ndakuramutsa Mariya wuje ndemorana wajya kure ukumva ugeze kuri wubaha Imana data utazi ukuntu hageze kwera ko wari waranga ibyo ni ibintu bikunze kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi noneho ngiye nkavuga nese ishapure y'ububabare narangara sinamenya aho ngeze Bikira Mariya arambwira ati rero uzajya ufata ikiganza cyawe cy'intoki 5 uhite uhina 3 ebyiri zisigaye ari zuheraho hanyuma uze gufata ikiganza kindi mbona biranyoroheye anyigisha rero amibukiro arambwira ati amibukiro n'ubuzima ati umusaza Simeon nampanurira ntubyibuka ndabyibuka ati ubwo yari amaze kumpanurira Yezu yaravutse amaze kuvuka rero ntabwo twahise tumera neza ngo tuvuge ngo umwana aravutse biratunganye ahubwo twahise duhunga nyuma yaho ubwo twakavuye mu buhungiro umwana twaje kujya gusenga ubwo yaramaze kugira mbese yanyerekaga ku bigero by'imyaka ageze ku myaka y'ubukure gatoya igihe hejuru gatoya turamubura ubwo rero aho bikaba birarangiye ubwo nkamenya ngo ububabare butatu bwa mbere ni ububabare navuga bw'ubuzima bwacu ubukurikiyeho rero bwose bune bukurikiyeho akaba ari inzira y'umusaraba ndabifata rwose arambwira ati wabifashe ntinabifashe subiramo umusaza Simeon hano Bikira Mariya ku inkota zamwahoranye umutima ubwa kabiri Yezu ahungishirizwa mu Misiri ubwa gatatu Yezu azimira nkamenya ngo ubwo ubuzima bwacu cyangwa se ubuzima Bikira Mariya yakaba yahuriyeho n'abandi bagore n'abandi bantu bwo burarangiye tukinjira rero mu nzira y'umusaraba kugira ngo inzira y'umusaraba itangire Bikira Mariya yahuye na Yezu niyo etape ya mbere y'inzira y'umusaraba Bikira Mariya ahura na Yezu ubwo urugamba rurakomeza Yezu baba baramubambye bamubambye Bikira Mariya yarahagaze munsi y'umusaraba urugamba rurakomeza Yezu araca amaze guca umurambo barawumanura barawumuhereza apfuye urugamba rurakomeza nuko ajya kumusasira mu mva aramushyingura mbese ukabona ko ari inzira y'umusaraba nuko numva biroroshye rwose kandi uko ndi kubikubwira muvandimwe ubwo ndi kukwigisha mu yandi magambo ndi kukwigisha ishapure y'ububabare kandi nkubwira ushobora kuyivuga utayifashe mu ntoki dutangire rero tugende ububabare bwa mbere umusaza Simeon hano Bikira Mariya ku inkota zamwahoranye umutima aho rero mu kuzirikana ubwo no kuvuga ngo hari ukuvuga amibukiro hakaba no kuzirikana rero byo ndaza kukwigisha uko Bikira Mariya yagiye anyigisha kuzirikana kuko hari kuzirikana ko mu bitabo hakaba no kuzirikana ko ubuzima bwawe busanzwe umusaza Simeon hano Bikira Mariya ku inkota zamwahoranye umutima tujye ku ububabare bwa kabiri Yezu ahungishirizwa mu Misiri ububabare bwa gatatu Yezu azimira ubwo ubuzima bwa hano navuga ngo busanzwe burarangiye hakurikiye inzira y'umusaraba Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba barakomeza Bikira Mariya ahagarara munsi y'umusaraba barakomeza Yezu amaze gupfira ku musaraba Bikira Mariya umurambo barawumanuye bawushyira mu maboko ya Mariya nyina hanyuma uza kuva kuri ayo maboko ujya mu mva ni nawe wawusasiye muri iyo mva yari iri aho ngaho nuko ububabare burindwi bukaba burarangiye ndizera yuko umuntu wenda wajyaga agira ikibazo cyo kuvuga ngo ubusubwo bubabare nzabufatane urumva ko bitagoye reka twongere dusubiremo noneho bwa kenshi kugira ngo tubifate iki turaje ishinga ikidushishikaje ntago ari ukwiruka ahubwo no kugenda gake ububabare bwa mbere umusaza Simeon ahanura Bikira Mariya ku inkota zamwahoranye umutima
kuzirikana rero ko Bikira Mariya yambwiye. Ngewe uko nzirikana ndamubwira nti mubyeyi, ubwo buhanuzi burya rero muvandimwe, ubuhanuzi bukubwira ko akaga kazakubaho ntabwo bukuryohera, kandi uretse wowe wahanuriwe n'uburya n'ubu guhanurira ntabwo aba yishimye. Burya niwibwire ko Imana izakuntumaho kukubwira ko inkota igiye kukwahuranya umutima ngo nze nishimye. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya yarababaye, ariko na Simewoni yarababaye kuko yavugaga ati ibi bizaba kuri uyu mubyeyi koko. Burya umuhanuzi mwiza agufasha no gutwara ubuhanuzi. Ku bw'ibyo rero tujye twibuka ko hari abahanuzi bahanura bakicwa cyangwa bakagirirwa nabi kubera ubwo buhanuzi bahaye bene guhanurirwa. Aho rero turi ku buhanuzi. Musaza Simewoni ahanurira Bikira Mariya ko inkota izamwahuranya umutima. Bikira Mariya akambwira ati ujye usabira abahanuzi n'abahanurirwa, kuko umuhanuzi utwara ubwo butumwa nawe ntabwo aba yorohewe. Dukomeze. Ububabare bwa kabiri Yezu ahungishirizwa mu Misiri. Wibuke yuko Yezu Herode amaze kumubura yicishije abana bose bo muri Betelehemu kugira ngo ari gushaka ko na Yezu yagwamo. Ubwo rero ukamenya yuko aho ngaho ugomba gusabira inzirakarengane zigwa mu kaga hano mu isi, kandi ni nyinshi. Abantu bapfa mu buryo bw'amaherere. Kuba umwana yavutse ari umwana w'umuhungu ntabwo byari icyaha, ariko ujye usabira n'abo babyeyi bari bafite abana bakicwa muri ubwo buryo. Kuba wifitiye akana, wenda n'imfura, wenda se n'akana ubonye byari byarayoberanye, Imana ikugiriye ubuntu iguhaye akana, wajya kubona ukabona abantu baje kumwica. Byari imiborogo, amarira y'ababyeyi, mbese imiborogo, impinja zicwa, inzirakarengane zicwa mu isi. Aho ngaho rero ugeze mu nzirakarengane niho ushobora kusabira na ba bandi bagenda bapfa bazirakarengane mu isi, kandi ni benshi. Niho twebwe Abanyarwanda duhagarara tukamubwira abapfuye muri 94, mbese abantu bagenda bose bapfa bazirakarengane. Aho hantu ukahibuka ukurikije igihugu urimo, ukurikije akarere urimo, mbese ukibuka ko ku isi hari inzirakarengane nyinshi. Ukagenda ukagera mu ibukiro rya gatatu, Yezu azimira rero ukibuka yuko hari ababyeyi benshi. Ahubwo ngene aho Bikira Mariya yambwiraga ati aho ngaho rero hari ababyeyi, ujye wibuka ko hari ababyeyi bafite ibibazo n'abana babo. Hari abana badashaka kumva ababyeyi babo, kuko kugira ngo Yezu azimire si uko Bikira Mariya na Yosefu bari barangaye, ahubwo umwana yabaciye mu myanya y'intoki. Ariko kubw'amahirwe umwana ari mu murimo wa se. Ariko ujye utekereza ko hari abana bafunga n'ababyeyi umutwe. Mwana bamubwira baticara aha ngaha akanga. Hari ibibazo biri hagati y'abana n'ababyeyi, atabana n'ababyeyi aho ngaho niba ugomba guturukana basengera cyane. Ukibuka ko hari abana bagora ababyeyi, ukibuka ko hari n'ababyeyi badatanga ingero nziza ku bana. Aho ngaho rero no gusabira abana n'ababyeyi. Muvandimwe, ndizera yuko uri kugenda wumva kugira ngo urusheho gusobanukirwa ububabare, maze uzabufate mu mutwe. Iyo shapure y'ububabare ujye uyivuga utagombye noneho no gufata agatabo ngo usome. Ahubwo nawe icyo gihe iyo uri kubana n'ababyeyi nibwo wibuka abana bawe, nibwo wibuka runaka wa mubyeyi wagusabye inkunga y'isengesho, cyangwa se wa wundi muturanye ufite ikibazo n'umwana, cyangwa se wa mwana wo kwa runaka byayobeye. Mbese aho ngaho nawe uzana uti mubyeyi koko wibuke n'ubwo bubabare wagize rwose icyo gihe byagendaga gutyo, maze ubabarire na runaka afite umwana umumereye nabi, umbabarire nanjye dore umwana wanjye runaka bimeze gutya no runaka. Rwose mubyeyi, ejo twaganaga n'abandi babyeyi bavuga ukuntu abana babayobeye, dore iyi si yuzuye abana bari kunywa imogi, rwose ibintu byakomeye. Mubyeyi, aho ngaho rero niho ubwira Bikira Mariya ayo makuru yose.